Nyira iyi nyubako reba hano turi kumanuka bino birabyo byose ukahita ukata gutya no tugiye si heza inzu nizere ko wayibonye rero ikintu ntari nakubwiye aha hantu reba niho Afrika guke Afrika bahana Afrika se wo Afrika muvandimwe wawe hari ndise manga yawe ugira yindi ushatse kumbwa ko Afrika gatoya abahano pe oya ndagiye wipanika ariko mva nkubwire ako waretse ubwana ukamenya icyo ushaka mana we nyiratega amatwi nyumve iyi Kigali ureba gutya natwe ubwacu yaraducanze cyane ko Afrika yahindutse ako suba Afrika uri kuvuga uramuzi Afrika uzi nanjye niwe nzi aba muri iyi nzu ako sireba hano nkubwire nta buriri musangiye iyi nzu ni nini cyane ashobora kuba hasi wo kabamo hejuru muri etage ntimuzahurira ku meza wamenya ikikuzanye ukari kubugorya nusuragira ngo nkore iki basireka nsubire Nyereka nsubire ubwo si niki cyaba kigusubije wanyu na Afrika yanyica pe akwisha tese yanyica nose uragira ngo nkore iki ako reka nkubwire ngiyewe muri Kigali wenda iyaba mbere hano nabagaronyiba nari kukujyana uko nanjye umbona nsigemba muri se basujye ugirira impuhwe n'umunsi waremwe wibuka ibintu byose yagiye ankorera ndabizi ubu urashaka kumbwira ko nabana nawe mu nzu imwe koko ako se tuza uzi ko nanjye ngiye kuza muri iyi nzu ndimo ndagenda nimukana ikintu kimwe nsubiyeyo basi nta nubwo uzi ko nzabamari wahatuje ko nzabamari hago wakibaza ngo nje kubano gute kugira ngo nkurinde nta nubwo mva ko nshaka kubana kugira ngo nkurinde mama wawe ubu se basi ko nshimye ngeze inaha ubu se basi nzongera guhura na mama ubu se basi papa we nzamubwirwa ni tuza mama uzamubona njye sinaje kukura mu ntara njyewe sinyenza mu ntara sinza ababyeyi bozasura ugiye kubareba naho bya papa wawe igihe n'ikigero uzamumenya sibyo uzanamubona byose mama rega ntabwo nzahana mama wawe nyine nawe uzamubona nzagufasha waretse ubugoryi oya reka mubwire aho kugira ngo nge nzicwe n'imanga yanjye nsubiyeyo pe ntabwo mbizi sinzi ahantu ngiye wagenda maze ndebe mbese umva garuka hano tuvugane akubwira kwigira iki iyi Kigali urayizi hari ahantu hamwe uzivaye tugende se oya reka mubwire ubwo ugiye bakakwiba bakakugurisha iwanyu nabwo bakumbaza urimo uranyumva tugende cece byose birakemuka tuza turajyana ngiye ngiye kuza kubaronza mama Ça va mon fils? Ça va bien. Et toi? Ah, je vais bien. C'est bon. Hey. Kora umukobwa wanjye. Dad, uzi ko maje gusaza. Kubona na Afrika asigaye andusha siporo. Ibaze umuntu w'umusore nkawe Afrika arakurusha siporo. Ejo umukanya umunsi uke urabugize umudigi ndawugira kangahe. Kwaje aho nge ko ntawongera kandi ndi umusaza. Mwebwe mwarahinze mworeraga n'imisozi. Ezeje ya siporo sha. Abati mpuzo none musigaye mufite ibyuma mujyamo n'iki. Amajima akabafasha n'iki ariko twebwe twakoraga iri Rio. Tugakora siporo tukazamuka karagasozi tukamanuka kandi. Cyokoza byo ibihe bibindi nibwo ntabibona. Ariko si Fred. Yes dad. Iyo ni Africa unatari umukobwa mwiza. Nibibakora abiterwa n'amateka y'ubuzima yanyuzemo. No mwitegereza urebe. Dad ntawe rwose.
ikibazo ubundi aho byagiye gupfira nuko poste yaje asaba waje kuyimuhindurira ukamwuriza urwego nawe akahita rwishyiraho ubundi rwose ntabwo Afurika ari kuri level yanjye pe kandi ikindi habe na gatoya ntabwo mwiyumvamo rwose hapa ikindi n'imico yiwe ngiye ntabwo ngikunda ariko n'imico nahuye ko iterwa n'amateka y'ubuzima bwanyuzemo gusa sinzi impamvu uriya mwana numva mukunze cyane ikindi Fred impamvu mukunda cyane nuko amateka ye anyibutsa byinshi mu buzima bwanjye nawe yes nibyo ibyo mbwira ni ukuri akwibutsa iki gusa afata ko ubuzima bwe bunyibutsa byinshi cyane ariko si ubundi Fred ubundi ubuze iki wamburanye iki ko n'uwo nifuza ko wabana nawe utamushaka ubundi wowe ukunda ari hehe habura iki ngo nawe ngushingu nkubakire ku myaka yawe igeze njyewe nakubwiye ndi mutoya reba kungana ukuntu njye nawe twenda kungana abantu iyo bakubonye baravuga kuri murumuna wanjye ese wubura iki ajya buriya ntukabone ntakunda nk'abandi cyangwa se ntashaka umukobwa ngo tujye muri relation si uko nawe ntagira umutima ahubwo ndeba uburyo watureze uri umwe cyangwa se ndi umwe ukankuza nkarinda wongera ano magingo uko ngana nta mama wambyaye mbona iruhande rwanjye njye niwo mpera ntinya kuba nashaka cyangwa ntinya igitsina gore so kubw'ibyo rero si uko ntabitekereza pe ahubwo nuko njyewe mbitinya muri njyewe bisaba yuko ngomba kwitonda nka paying attention ku muntu nzashaka cyangwa se uzambera umugore so that's why I must be careful ndakumva ari ku myaka yawe nari narakubyaye anyway icyo uvuze ko utigeze ubona mama wawe urankomye muri make gusa nashoboraga no gushaka ariko ni wowe nk'umwana wanjye nakundaga nk'umwana wanjye wanduhije nk'umwana wanjye dufitanye amateka maremare naraguhetse nagize gute niyo nza kugira ngo nako nafataga bibero nkashyira hano nka konsa nka kugira ngo wumve kuri kumwe na mama wawe nkayishyira hano ku gituza uko ntamvunye Fred ntabwo nari kugushakira aho ndi mu kaso ntabwo byari gushoboka ariko ubitekerezeho kuko ejo n'ejo bundi nagenda nakora impanuka nakora iki urupfu rwaza rukantwara ariko byibura nzabe ngo ngusize uri mu rwawe kandi nakuze ndagakeneye ubitekerezeho sibyo urumva muhungu wanjye ako wagire kubugorya gusa uri kwigira ibiki nagushaka ko haba noneho ugenda usubire muri bwa buzima rurimo ngo kwirirwa uzenguruka udafite iyo urara n'iyo si impanga yanjye koko urayiyoboye ubu urambwira ko ngiye kongera kubana nawe wambaye arimuka ukareka kunesha umutwe nyirama watse kunesha umutwe impanga yawe ndayizi nishobotse ariko wowe ndakuzi ko ushobotse uciye bugufi ukamwihorera erega yarahindutse nukuri nagakira umwana mubi nka kera yageze i Kigali aba umusirimu byarahindutse gusa nawe yakoze nawe ubwana bubi
wowe kuko umuzi ugomba guca bugufi uri kumva ugaca bugufi ukamwihorera akikora ibyo ashaka kuko uzi neza ubuzima uvuyemo. uriya mukobwa ni inyamaswa. Ni inyamaswa ariko wowe uzi icyo ushaka kandi uzi icyo ashaka nafata icyo abonye. Rekana nawe akora ubunyamaswa bwe uzi umenye icyo ukuzanye. Nusi nagushaka akazi nagushaka aho kuba nyine nshaka aho kuba ariko mfite ubwoba. ubwiki urasa umuntu nkawe waretse ubugoryi. Ngiye urabizi ukuntu wamamagaye bikundirira untera impuhwe ariko reba ngenda kuzanya none utagiye kunzana ubwo bugoryi. Sobatse kwigira umwana. Okay, niba nadushaka cano tugenda ujye gusubira guhobagira. Njye nango umuntu nesha umutwe. Njye navuganye n'aba boss namaze kuvuga ko nzanye umuntu. Tugeze hano utangiye kuzana ubwana. Ubwo suri kurizwa neke. ntabwo ndikurira nyine gusa pe ariko kumana ugira neza bwanjye buzankoraho. Uri kumva? Reka njye Afrika ndamuzi nyine njye nzano kenshi yarahindutse. Ni kuri yarahindutse. Wowe humura nacyo nzana sibyo wagenda kumwana. Nanjye rege mfite utuntu nyine ngiye gukora. Ubwo nyine okay nugira ikibazo by'umamagara uri kumva? Nyine ujye umbwira uko bimeze nagira ikintu akubwira kitari cyiza umbwira ako nta kintu azakubwira. Nta kintu azakubwira sibyo? Nyine urambwira sibyo? Nugira ikibazo ubwo nugira ikibazo urambwira. Banza nyine ukomake. Ako situza. Wanyizeye. sawa. Sawa. Humara yewe. Ndagiye ariko nugira ikibazo ujye umvugisha. Ndagaruka kukureba uko umeze. Mbara. Sha. Angiye kukwemeza. Afuri, sha urufunguzo rwabuze. Wowe cyongo nande rutegereje. Siporo zarazimeze neza se? Nakubonye. Ibintu byose uri kwigira ntago hinjira. Sha. Ngo yigeze mabo sha. Ibanya kwanga nigishobosha. Rumva, bavumbashije. Boze karaza nijoro se. Nawe no kubura ko urufunguzo bagiye kuruzana. Cyaza kondeka. Jamani nko. Ariko mafoto ragenda bone. Neza no imikino iri mu bwoko ki? Niko. Ndishana. Neza. Jamani nko. Byanyabyo. Neza uri gukina bwoko ki? Uvuye ugiye muri siporo ra? Uvuye ugiye muri siporo? Neza ugarutse ujabiriye gutya. Ariko se. Ariko cyakora Kigali koko n'amahanga. Uriya reka mwereke. Biriya byose nubwo nabikubwiraga. Ariko hanga umenye ko nawe uri umukozi nkanjye. Reka neza naguheza inyuma y'urugi. Yewe. Cyamaye. Ese nawe ashakaga yashize. Nitwa Nyiramana. Ngo? Nitwa Nyiramana. Nitwa Nyiramana. Ariko ragenda abona koko. Gabanye ibyo bintu by'imikino. Sibyo? Ejo twakinaga byarangiye. Ubu ngubu mva ko nuri umuvandimwe. Gusa hano ndabona bakoroza ntago ari gusa. Ashaba baroga nabi. Nuko yakoroza ntiyaho yakarabye pe. Nitwa Nyiramana ndi impanga ya Afrika. Byamaye nkarwasaze twataramye. Niko uri impanga ye? Uri kubeshya nde? Mu gitondo twaye turi kumwe. Uri kumva? Ujya muri siporo sinjya gukinguriye. Ibyo mitwe uri kunekaho nibwo ahubwo wowe vuga ngo nimba n'ikibazo wenda kivukiye mu nzira. Namenye ko naza kukavaringa.
Ese wangu ibintu byose tubibwire ba boss kandi wirira. ngewe ndi gakuru amanganje kaba gatoya nyine urumva naturutse mu cyaro n'abantu naho nko kujya nari mfite ngo nyine naje ahangaha Cyanyabyo se Nisa waharangiwe nande nimba ariko iyo mikino ntago yamfata nimba hano uri kuvuga ngo haba gatoya wawe wowe kaburi gakuru ni gute wamenye ahantu ubwo ni gatoya ukaza ati ba makote nanjye tifungura reka iyo mikino irumvikana ariko reka ubwisukuri amenya wava umukinnyi mwiza ntabwo ndi kukubeshya n'ukuri nese iyi filime uri gukina izasohokera he kuri televiziyo Rwanda urumva hakunira tujya tero du filime akarambo sukazi none nawe rero uriramo kangaye byanyabyo ngewe nitwa Nyiramana Isuko kumane no kuri pe barakuroze pe sinkwe ubuse musengere koko Mana nyagasani nukuri ni wowe pe ibi bintu ntaje biranancanze wageraje ukavangura bino bintu nimba kino ari igisambo kigarutse bwa kabiri tukamye ukuntu tubigenze ariko se no ese ni wowe mese kutari kundya none ariko buriya rero i Kigali aho hasi urange maje kuhamenya ntabwo ushobora kuza uri igisambo no kikana gisa n'abantu bahagaze boss ntabwo ndi igisambo kandi bigaragara none gutekereza cyangwa none ibyo mbona ko nta akandara do nimba ari umuzimu ariko ndamucakiye nenga ndebe Afrika reka da na uraseta ngo ntago ari Afrika ngo arya kwita mukakamana ni Nyiramana ngo ni Nyiramana Nyiramake ngo ni Nyiramahe Nyiramana ariko bamwita ngo Nyiramana noneho nene kiri ngo gisekeje ngo uyu niwe gatoya niwe gakuru uyu ngo gakuru ngo gatoya ngo arahanga noneho gaturutse ngo ngiyo bigwa ngo naje ngaje kureba nde ugakura naye ngambwira ibyo bintu ukuntu wamenya kigaruka byo tubyihorere Afuri ibyo bintu ngiye ntago mbikunda iyo mikino yawe wavuye hano uje muri sport cyane ugarutse wiyambirishijwe ibintu izo drama singenzi ukunda uri kumva kabiri kangaye umbwira yuko namuvana ingogera nta nubwo ukomokaho tikuvuga se ngenga nitwa nganje vuga ibintu nibi filime yo cyane ngo tubimenye bose kubita umuntu avugisha ukuri kandi ubu nakwanura ubugane kubita umuntu nago cangamo inkoni ngewe nitwa Nyiramana Nyirabake Nyiramana nyine Afrika gise nindo biyobe Nyiramana Afrika reka ngo ngwahembye cyane ngo bari uri ngo niwe gakuru ko ndi barewe mutoye mvareka nkubwire nimba iyo mikino muyikinana n'uyu ngo nizamu za miki zamu ko ndengana sinjya nkunda ibyo bintu nawe koko boss singuhamagaye ibi ntabwo bibaho reka nkubwire ibyo ushaka byose ntabyo uzageraho sinshaka kugukunda sinshobora nta nubwo nta n'igitekerezo niyo njyame nkasinzira nkakurota hita ntekereza yuko ari umudayimoni na rose rero kubw'iyo mpamvu ntuzongere kunkinaho iyo mikino simbikunda kandi ntuzatekereza yuko ngiye zakundana n'ikigogi nkawe ahoze yaba utajya ntanagereranya umumbwire neza ntabwo nzi nubwo nubwo anzi igice kazi nka sora urone nk'ibintu uri gushaka gukora aha abantu igihe umaze hano hantu ntabwo abantu bari wabamenya njye nkubwira ati ngenda umuvandimwe wawe ukavuga ngo gutya na gutya ariko dore byose niwo byiteje we imikino iri kuzana n'imikino bwoko kiko ntabwo ariyo mbaza none si kugira n'amarira se
nakubwiye ati ntabwo njye ndi uze ndafurika njye nakubwiye ati ndi impanga yiwe kara ibimiki ejo ntabwo bavuga ko nta muvandimwe n'umugira kuri incike imyenda bijyanye muri siporo wayitaye ariko wayitaye we turi hano masheri biteze ni sawa ntora siporo zikumereye nabi nese nko nari nakubuze mwana ngo tujyane siporo shamusori pe rego umenye ko narasoza kwimura ibintu byanjye mbonye igihe nazana kamwe ninagiye kuzana ibyasigaye ndakuzi sha nukuri nubaye n'ibisigaye maze nsubiyeyo wasanga wari uri muri bya bindi byawe by'inshinge sha izinshinya kumarago wapisheri n'ubu ngubu donsubiye kuzana ibindi oya maye dukorane siporo shangiye nta siporo nshaka undi board muri uno muhanda ngiye ariko ko buri gufite ibyo kugabanya ngiye mba ndi kugabanya ibiki rego wowe burya imireti ya buri munsi aha ni tubana muri Reyanza kenshi n'ubu hari igihe uyimazemo nicyo njye nyimazemo umenye ko nyijemo ejo bundi mbabara ariko hari ahantu hanze inshuti yanjye babarira njyewe ino minsi nta masiporo nkeneye shamani dukorane siporo mbabarira basi uko ndi kumva umugongo uri kundya naho nshaka gukora siporo dukorane siporo wana umva ngwino mani dukorane siporo asina ureba ukuntu nambaye ishiri reba sha afrise uko nambaye kamambiri okay basi ngaho dukore tumwe dusanze umuntu uzagasanga ndi gukora siporo reba t-shirt ikabutura kamambiri oya wowe urajya umfatira hano urumva none ngiye nzamuke shamanu nera stress ukora wana ngenda gufata ngende nkoresha siporo zamuka cyore urambare oya kino kibaye kiri kunamba uragaragaye ese wabiritse ko wananiwe oya babara winkoresha siporo umugongo uranyinshi guze ufite ubunebwe shamaze gusaza ufite umugongo urwaye none nshaka gukora siporo umusaza wawe usajishe uraje umuntu mbere wakundaga siporo ese uramusaza ibiki uramusaza kumba ndi kumuvura ikindi kumutera inshinge byansazisha we munda ese uri kuyabuza siporo mu biki ari wakubwiye ko ashaka munda zero umva wasanga impamvu Fred atankunda hari uko ntanyashe izo se ni izanyashe sha mwana ukunda nyashe banza ndabira ko zaje basi zaje numva utuje zaje ngo tutaherere mbabarira umva reka nkubwire shara umutipe unciyeho hano mu kanya uri muri siporo akuntu yuguhenereza no mu nzira wavuze ko atanandebye wagira ngo impangange yarandoze kubu nakabaye Fred ndeba kankunda hano hacaho abatipe babiri bibyuye ko nta n'umwe ndebye ntago wavuga abandi barozi n'impangaya kuki somva ruri none impangange ntago simbizi bashaka ko barandoze nese unyumvisha gute ukuntu nkora ibintu byose bishoboka ngo Fred ankunde nkakora ibishoboka byose none sigaye mbona warasaze ubundi izo ngegera z'abahungu zazagusajije bahise wabonaga bafite n'imodoka twumvikane na mpungegera Fred nawe urimo pe ni izindi ngegero mbwiye ngo ziciyeho zagusajije shangiye rero story z'abahungu sheri wanjye ntacyo mfataho njye mbabarira sigo nk'ubwo Fred akubonye Fred muri Kigali nzayitwikamo umuriro ngiye reba Fred araje oya wapanga tujyane mu nuri gusomagura abo ngabo abandi tujyane mu tugende sheri yakumana wamba ese ko mbona ufite ubwoba nzerega ngiye kuzana ibindi bintu pe ndumva nashaka gusubira inyuma ibindi bintu kandi warambwiye ngo warangiye oya hari ibyasigaye nk'ubu ngubu nyine hari imyenda yanjye nari narazana nk'iyo kurarana nayo uzwi ikirari akaba ari byose byatumye ujagarara rwose mfite imyenda nkunda kurarana okay basi tumanuke turi mu kamuga tugere nkwerekeze mugezi iwanyu nitaye nyiruka nyine nyirukanze shaka nawe ako ndirukanwa nambaye kamambiri okay neza wabambye pe kiwe
tukani uvugishije ukuri nanjye ibintu byanyu biri kuncanga uri mukuru we ndi Gakuru ese wowe wagahiye njye nyine nabaga mu cyaro twarabanaga n'igihe kiza kugeraho wowe turamubura neza ni nakuyoboye hano ibyo ni birebire wenda ntabwo nabikubwira none aha ngaha rero ubu byagumye kunshanga pe gusa ariko nanjye nagumye kubitekerezaho kuko we agira amarira agira amashagaga bitandukanye ngaho wirira se kandi ntabwo ndi burire sibyo wirira useruka kujya kuko rwose byo nawe ndabona ariko neza musa nk'into nta kintu kibatandukanye n'inganora akaba mwajyaga rimwe mu cyumweru ibyanjye nawe ni amateka maremare ntabwo wapfa kumenya byinshi ubu rero kano kantu ko kajya kamara agahinda nawe ko gusoma utajya wenda kuroza somaho dusangire ubega kano kantu twese duhuje ibibazo sha nawe iwanyu nsigaye mbona ari kure maze kure byahetse areba kuzamuka ariko karagasozi ndi kurwanya ibicece nubwo ari ntabyo sawa nyine ibicece se wowe wariye mbaga ngende ese kuri kwihura we Shandana ndabona ujagaraye ntazi utuntu mbabarira shiri mbabarira ngende nose undi ndazanye gukora iki umva mfite gahunda mugiye kuza kundeba mu rugo mbona we none yo kunyandikira ngo ahubwo nguko namufata kuri phone ese waje basi tukajya kwita mu mwaka agakise shiri ntabwo nshaka kunywa inzoga dore kandi mbabarira nshaka kunywa inzoga nararya ngwino ye oya sha umva mane turakubita agashoti kamwe umva mubwire ndabizi ko ugiye kwitamo n'imireti ariko shara umuntu w'ukuri ko Imana ugiye kuza kundeba niyo mpamvu ngiye ese uri kumisha uduki uziko kuvana karira ajya mbona ujagaraye ufite utuntu va gusoma aka ni akaji njye ntabwo njya nk'inzoga ntabwo ari inzoga shasoma nyamara ushaka wasoma nese ngaho da ureba uri kurira kandi kuguha icyatuma utarira ntacyo ntugishaka wese umuhanura ibibazo byawe urabyibagirwa nta kintu kirimo kugira ngo hari abantu baba baravukiye ku buhake oya ndahumura uriya abantu twese tuba dufite imiruho ariko ikindi ikintu kiri kunshanga yavuye ahangaha agiye muri siporo ubuziyemo naramukaje koko ubwo ndamenya neza yuko ari inde kuko mutandukanye kuko wenda imivugire kitatawe sinjangana n'abantu barira niyo mushaka ko tuganira ceceka sibyo ubuse wabuze ibintu naciyemo nanjye ubu ngubu umeze nk'umuntu uri kurota sinzi uburyo ndi hano oya kano kanya hano hantu uri urabageze mu maboko meza cyane cyane nkanjye urumva nshaka wirira sibyo wirira none uri kuririmba ko wowe tuza kano kanya bose naza bikumva reka basi nipfiriye ushahura natuje shabyo byose ko kwa mugare menya hari muri impanga sibyo hongere kurira si wavuze ko witwa Nyiramana uriya ko wageze ahangaha uri kumwe n'Imana n'uburangi ntago bizi urumva ni njyewe Yesu uriya ni nk'ari njye Yesu kungubu kano kanya ufite uburenganzira bwo navuga ati njyewe nagusohore hano ugende wo mungana ariko urangi ntago umuntu uri kurira gutya ushobora kumukorera ikosa nk'icyo wenda wowe ibiryo bigiye gushya uri kumva wenda uvanga aho uriye sibyo cyangwa ikamwereke wabikugiramo
none uyu kwanga ko nijyana muri gahunda zawe ahubwo ni wowe untahanye nk'ubwo ubwo numvaga akagenda nikeneye kwiga amagara cyakizamo ikintu cyitesha mutwe kigufungura nigendere ubu none arafungura ko asanga ari mu masafuriya umva nitesha mutwe shashirika ngende bye tubona si bye Sikumbora utishimye. Hoya! Hoya ntacyo. Go bye. Bye. Kuna cya Afrika tujye tukakirukana ukikorera hano. Ese ubundi ariye ko nigeze mubo. Urasanga ari buje. Waki! Zamu! Ariko se wowe Nkomanze kangahe ariko watuje. Hey! Uzino n'amakuru ngufitiye. Ntagabaho. Ariko jya wumva. Ndetse nkigendera Afrika no. Kano kanya mfite amakuru agurishwa. Ushaka kunyitwaraho neza. Byahindutse. Makuru se ibi. Amakuru yagukiza. Mfite amakuru y'igihumbi. Haraya 5, haraya 7 na 10. Kuhajyanye. Ngo nshinguke imbere basi. Amakuru yanjye banze kuyagura. Uzikare bafitiye akamaro. Habaye iki se kandi? Uragura kantu nkwereke. Wewe mbwira ariko. Mbabarira mani. Nyamari sport ndumva nani ndumva nshaka kwiyogera nkagira ituniri. Biranga mukandira w'unkeneye. Ushaka wamfata neza. Ngo va mu nzira basi. Urakagura? Hari umukobwa aje kuri Freddy. Ngo aye igihumbi nyine nibyo nkubwira. Ngo amakuru y'igihumbi cyangwa ya 10. Kanagura uko nguko. Okay nari. 10. Sasa rero reka kuri muri teye. Uri kumva? Manzi ujye kubaguza mbwira. Ariko agiye gucyara ikibazo. Hano siga umenyera wowe. Izina rya Yesu. Ende? Hauda. Mwaka kagoji karamara iki hano? Hey! Narabivuze. Ntasoni. Wewe uracyarwaza. Genda. Hazo rakute umuvandimwe wawe. Burya karaburikiranye. Hano hose narabizi ko kazaza kunesha umutwe.